Muhawe ikaze kuri Kevin TV Show, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi ngiye kubagezaho amagambo y'ubwenge kandi yagufasha mu buzima. Ijambo rya mbere ni ubuswa kwicuza, ariko ni ubuswa kurushaho kongera kugwa mu ikosa ryatumye wicuza. Ntukagwe mu ikosa inshuro ebyiri zishoreranye ku kintu kimwe. Ijambo rya kabiri, ntugakore ikosa ryo kongera kugwa mu ikosa ryatumye wicuza ahashize. Ijambo rya gatatu, uko witwara mu bigeragezo uhura nabyo uyu munsi nibyo biguha icyerekezo uzagira ejo hazaza. Ijambo rya kane, kuba utarizanye kuri iyi si ntibikaguhe urwitwazo. Ugomba guhatana, ugahatana ndetse cyane, kuko iyo bikunaniye abandi batsindiye inka wowe ukarya uruhu rwayo. Ijambo rya gatanu, ni ngombwa kwihugiraho ukaba wayeho wenyine kugira ngo wereke abantu ko bakwibeshyeho, unabereke ko ubuzima bwawe atari ubwabo. Nta muntu wakunda ubuzima bwawe kukurusha. Ijambo rya gatanu, gukura abantu babi mu buzima bwacu si ukubanga, ahubwo bisobanuye ko dukunda ubuzima bwacu kurushaho. Uwakwanze mbere n'ejo yakwanga. Ijambo rya gatandatu, aho guhemuka uzahemukirwe. Iyo uhemutse muri ubu buzima, kamere y'isi irakwitura, kandi iyo uhemukiwe nabwo irakwitura. Uwakoze ibyiza ziturwa ibyiza, ukoze ibibi nawe yiturwa ibibi. Buri wese ahemberwa icyo yakoze. Ijambo rya karindwi, ntukemerere umuntu n'umwe kugusuzugura, kuko niyo waba insina ngufi bingana iki, ntibisobanuye ngo ucibweho ikoma na buri wese. Ijambo rya munani, ntukinubire ko akenshi uhora ubona abantu babi baza mu buzima bwawe. Ntukifuze ko hazamo beza gusa. Abantu babi baza mu buzima bwawe bagusigira isomo rikomeye cyane. Yego n'abeza bagusigira inama, ariko abantu bose turabakeneye. Buri muntu wese ni umuhanga ku rwego rwe. Ntukagaye umuntu kuba atari ku rwego rwawe. Wowe ntukaba wicaye mu biro ngo wumve ko uri guhinga aciriritse. Uwakujyana mu murima ukagera saa sita ukumva akazi bakora kaba ari ak'abahanga, nibwo wabyumva. Uwagayira ifi kutaguruka yazarangiza ubuzima bwayo bwose ari ikigoryi. Ntukagaye abantu. Kora cyane ntawe utezeho amaboko, nta n'uwutezeho amakiriro. Ntuvuge ngo mfite abavandimwe bakomeye, mfite imiryango, mfite bene wacu b'ibikomerezwa. Oya, akimuhana kaza imvura ihise. Kora n'ibinaza bizaza ari inyongera. Ibihe bibi uciyemo uyu munsi bihinduka igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Guhemukirwa bibaho uyu munsi. Guhemukirwa bibaho rimwe, ariko ibihe byo bihoraho. Ntukiyangize. Mu buzima bwawe jya witondera uriya muntu uhora agukeneyeho urumuri, kandi nyamara we adakeneye kukumurikira. Ejo yazagutamurwa abonye rwa rumuri ntarwo ugifite. Tondera abantu. Iyi si twayisanzeho nta gihangange kiyibaho. Kuyigiraho igihangange siko kuyirambaho, ahubwo kubana neza na buri wese. Abo uhasanze abahagusanze bose, nibyo bituma tuyirambaho. Twitware neza kandi twitwararike. Ntukumve ko uri igihangange cyangwa wadanje kubera ibyo utunze. Ntukimve ko uri igihangange cyangwa wadanje kubera uko usa. Ntukumve ko uri igihangange cyangwa wadanje kubera uko uteye. Urupfu ntirurobanura. Ibyo bishobora kugutera ubwibone, ugasanga urikaraze, kandi nyamaza twese tujya hamwe. Nta muntu wadanje kuri iyi si. Nta mugabo umwe, nta mutwe umwe, nta muntu wigira. Kubaho ni ukubana. Kora cyane, koresha ubushobozi bwose wifitemo, ibindi byereke Imana. Iyi si turimo kandi irazenguruka. Ubu uri we wirinde kwipirata, kandi wirinde gutekinika. Ubuzima butari ubwawe ntukabwiyitirire. Niba wakunze amagambo y'ubwenge meza tubagezaho, kora share, ukore like, utere comment, ukande subscribe, ndetse unatubwire uko ubyumva. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ciao ciao. Turabakunda cyane.